uguhaye amahirwe ya kabiri ukanga kuyakira imvura izagwa ntabwo izagira gute ntabwo izagusiga kandi reka ngubwire ngo hari imvura igiye kuzagwa n'ubushize narabitambukije ku manzi hari imvura igiye kuzagwa iyo mvura izanyagira abantu benshi bajya bavuga ngo mbese iyo mvura ni igiye birashoboka ko n'uyu munsi waba uri imvura iri kukunyagira hari imvura y'ibigeragezo hari imvura yo kuburara yo kwambara ubusa ariko hari n'indi bantu muriraye muradamaraye abantu murasinziriye reka mbabwire ngo nimugwise imbaraga z'umutima mubwire Imana ngo Mana nanjye ndashaka kugwisa imbaraga z'umutima Yesu agufashe cyane hari igihe shitana gutambika akantu ariko ntakwereke ingaruka uzagira gute uzahurana gwiza imbaraga z'umutima bantu baracogoye bantu barananigwa bantu baradamaraye nyamara shakisha imbaraga z'umutima we Topestara iyo wagwishije imbaraga z'umutima nyamara ugahura n'ikigeragezo runaka kubera ko ufite imbaraga z'umutima ntaco byagutwara Yesu agufashe cyane haragowe abaci abafarisayo ngo abicare bazi neza ko bicaye hejuru y'iki y'umuriro mwebwe mubasha kwikoreza abandi umutwaro ariko mwebwe mutazi kugira gute kuwikorera mufite ikibazo Imana ibagirire neza Yesu abambike imbaraga agirire neza Imana yambwiye ngo mbwire uyu muntu ujye kuzaburana amahugu ku kibazo cy'umurima uri munyanganya abandi Imana yambwiye ngo nubwo uzaburana ariko ntuzatsinda kubera iki uzi neza ko ari amahugu Yes, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe muryango mugari wa YouTube channel yacu. Reka nkwifurize komeza kugubwa neza ngushimire cyane niba waremeye kwifatikanya natwe n'ukuri Uwiteka Imana komeze akumbere umugisha utagabanyije. Nongeye kwifuriza komeza kugubwa neza aho uherereye hose mu mpande enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, Majyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo. Abantu bari mu mujyi wa Kigali mwese nimugira amahoro Uwiteka atanga ahorane namwe, ntibagiwe n'intara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora igota Masimbi, namwe nimugire amahoro kandi ndizera ko Uwiteka akomeje kubarindira mu maboko yayo. Uyu munsi twongeye kugirirwa amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana. Igihe cyari kibaye kinini, myaka yari itambutse cyangwa se iminsi yari itambutse ari myinshi cyane tutongera kumubona muri kamera zacu, ariko twongeye kugirirwa amahirwe yo kumufatisha. Tugiye kongera kubana nawe, ni munyemerere tukongere tumwakire. Komera cyane umukozi w'Imana. Murakoze, nanjye ndishimye nabane nawe. Yego, nawe abane nawe. Kuri turakunezerewe. Yego. Ariko buriya ikibazo cya mbere mbita nkubaza, iyo ugenda ukamara umwaka amezi 5 akikubita 6 utaza kureba n'abantu bawe, wumva muri we bimeze bite? Oya, namwe murabizi ko narwaye, ahubwo ikibazo mufite ni ikihe cyo kuba mutarashe kudusura. Ikibazo twagize ntitwamenya aho warengeye, ntitwamenye naho warwariye, yewe nta n'uwatubwiye ko warwaye, ahubwo byagenze bite? Ahubwo si ko uyu munsi wambonye uyu munsi namagana nimero wambona iciyemo, ndavuga nti barambwira ko ari ahantu usigaye wibera n'Imana yawe, ndavuga reka nze nkwirebere n'Imana yawe. Okay, ndavuga reka nze nkwirebere rwose. Urakoze cyane, ariko turishimye, turanezerewe. Hari hashize igihe kinini, ntabwo ari kinini, ni nk'amezi 6 birumvikana. Yego, ariko muri ayo mezi 6 twahuriyemo n'uburwayi cyane, ariko bukomeye cyane, ariko Uwiteka Imana araturengera. Ni kwa kundi bavuga ngo hara kwitaba Imana. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi twitabye Imana turi bazima. Niyo mpamvu twaje kuri kamera. Nitabye Imana ndi muzima. Oh yes. Hari abantu bitabye Imana bapfuye. No witabye Imana uri muzima. Je nayitabye. Niyo mpamvu naje kuri kamera zanyu. Kwitaba Imana no gupfa no kuva mu mubiri. None reka nkubaze, iyo umuntu aguhamagaye
yego akaguhamagara mu izina ugira gute amwitaba nanjye uyu munsi nayitabye ndi muzima ngo yitabye Imana bagenda bamutambitse oya nukuri nanjye niyo mpamvu navuze ngo nitabye Imana ndi muzima. Hari abayita wa mudamu oya pe ahubwo ngewe nayitabye ndi muzima. Hari abayitaba bapfuye ariko ngewe nayitabye ndi muzima. Ubundi umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima akanabona umwanya wo kuba yayihamagara agasenga aba yayitabye ari muzima. Nukuri yego kandi nanjye ndabyemera. Yego rero ntabwo nayitabye napfuye ahubwo nayitabye ndi muzima kuko ari benshi bamaze kugira hacecekerwa bamaze kuva mu mubiri. Yego ariko twebwe twagize amahirwe yo kwitaba Imana turi bazima. Amen. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kuri kamera kugira ngo tubabwire icyo Imana yatubwiye. Nukuri Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nukuri turakunezerewe kandi twongeye kuguha ikaze wumve uguwe neza wongere wisange mu rugo kandi tunaguha ikaze. Urakoze cyane. Hanyuma ndatinze cyane rero nyemerera sinizimbe amagambo ng'umwanya ubanze unasuhuza abantu bifuriza ibihe byiza hanyuma numara kubifuriza ibihe byiza uratubwire no tugiye kubana cyane ko hari n'umuntu ushobora kubugeza hano bwa mbere akaba atanakuzi ubwira abadukurikiye hanyuma udushira imbere y'Imana nyuma yo kudushira imbere y'Imana utugezeho message watugeneye uyu munsi. Murakoze nk'uko bisanzwe abantu benshi baranzi ariko birashoboka ko uyu munsi hari abandi bari buze ku Mwanze TV cyangwa no ku ishanga ryera TV. Hanyuma rero nitwaza Niga Christina. Imana iduhana umugisha. Yego rero reka dusenge Imana kugira ngo tubagezeho icyo Imana yaduhaye kubagezaho. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Yesu Imana ifite ubutwari, uri umukozi w'umuhanga, tope estala bonesi de sinima, uri umukozi w'umuhanga, imbaraga zawe zirakomeye, izina ryawe nirishimwe, uri Imana estance tope estala bonesire, batanika ngo igihe kigere bakwanure, ahubwo igihe cyose usanzwe uri Imana, ivuga bikaba yategeka bigakomera. Gumana natwe muri ibi biganiro kandi abantu bawe ubazibura amatwi, ubakomereze amaboko, jambo ryawe cyangwa si iby'umwuka topestarabo ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo twese dukomereze amaboko. Ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yego nukuri turanezerewe. Murakoze ngani mufata umwanya rero mutugezeho ijambo mwateguriye uyu munsi ni karibu mugejuru. Murakoze, Imana ibaha umugisha kandi Yesu abagirire neza. Tutarinjira mu ijambo ry'Imana reka turirimbe agace gatoya k'indirimbo kavuga ngo ubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu, turimo dusiganirwa kugera muri gakondo. Ubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu, turimo dusiganirwa kugera muri gakondo. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. 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 Imana ishimwe kandi Yesu atugirire neza. Amina. Reka dusome iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo 1:80. Haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana itugirire neza, mumvugire ngo amen. Yesu atugirire neza kandi Yesu akwambika imbaraga. Narimvuze ngo Imana ikuntumyeho. Jambo ry'Imana rivuze ngo iki? Jambo ry'Imana riravuze ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, aguma mu butayu kugeza igihe Abisiraheli bagize gute berekaniwemo. Imana itugirire neza cyane.
amen. Abantu benshi ubutayu barabuzi. Abantu benshi ubutayu barabuzi. Yesu agufashe kandi Yesu akwambika imbaraga. Saba imbaraga z'umutima, ugwiza imbaraga z'umutima, kuko abantu muri iyi minsi baracogoye, barananiwe, baratendeburitse. Ariko ijambo rirakubwiye ngo ngera ugwiza imbaraga z'umutima. Icyakora hari abantu bagwisha imbaraga nyinshi. Hari imbaraga z'abapfumu, hari imbaraga z'ubusambanyi, hari imbaraga z'ubujura, hari imbaraga z'ubwibone. Ariko iri jambo rikubwiye iki? Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo gwiza imbaraga z'iki? Z'umutima. Topestara bonesire. Mama, Imana ikuntumyeho irambwiye ngo ningubwire ngo gwiza imbaraga z'umutima. Wa mukobwa we na wa musore we, Imana irakubwiye ngo gwiza imbaraga z'umutima. Hari benshi bagwisha imbaraga zo mu kabari, hari benshi bagwisha imbaraga zo mu bapfumu, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo gwiza imbaraga z'iki? Z'umutima. Ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, akurira mu butayu. Yesu akugirire neza. Yohana we yakuriye hehe? Mu butayu. Yesu akugirire neza. Yohana yakuriye mu butayu, yihanganira mu butayu, nyamara abandi barya ibiryo byiza cyane, we yaryaga ubuhura, akambara impu z'ingamiya, akazirikisha umushumi. Imana ikugirire neza. Nyamara abandi bambara amakositimu, abandi bambara neza, abandi bakarya neza. Birashoboka ko nawe uyu munsi waba uri mu butayu, waba uri mu ntambara zikomeye. Imana ikugirire neza cyane. Ariko Yesu arakubwiye ngo gwiza imbaraga z'umutima. Bantu baracogoye, bantu barananigwa, bantu baradamaraye, nyamara shakisha imbaraga z'umutima we. Topestara, iyo wagwishije imbaraga z'umutima, nyamara ugahura n'ikigeragezo runaka, kubera ko ufite imbaraga z'umutima, ntacyo byagutwara. Yesu agufashe cyane. Saba imbaraga z'umutima, ugwiza imbaraga z'umutima. Yesu agufashe, Yesu akwambika imbaraga, kandi Yesu akugirire neza. Imana yambwiye ngo abantu benshi baradamaraye, abantu benshi baradamaraye, nyamara ntabwo muzi ko ijoro ribaye ijoro. Ntabwo muzi ko ijoro ribaye ijoro. Yemwe bantu mugwisha imbaraga zo mu bapfumu, mukaba mugwisha imbaraga zo mu kabari, kuba warasenze ukaririmba, ariko uyu munsi ukaba ugwisha imbaraga z'amafaranga. Imbaraga z'amafaranga ntaho zagutambutsa, cyakora hari aho zakurenza, ariko imbaraga z'umutima oya, ntago. Hari umunsi uzagera Imana ikaza guhemba no kugira gute? No guhana. Hanyuma hari igihe ugwisa imbaraga z'amafaranga, wabona uhuye n'ikibazo runaka, amafaranga ukayajyana hehe? Mu bapfumu. Amafaranga ukayajyana mu busambanyi, ukajya gusambana wagwijije iki? Ugiye ugatanga amafaranga, ariko ibyo byose bizashira, hasigara imbaraga z'iki? Z'umutima. Yesu akugirire neza kandi akwambitse imbaraga. Ese mama, imbaraga ufite muri iyi minsi nizimeze gute? Nizo mu bapfumu? Ese nizo mu estanse? Nizo mu barozi? Hari abantu bafata abandi bakajya kubarogesha. Yesu agufashe cyane. Kandi topestara bonesire sinima hele wazo pastara bonesire. Iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kubana n'abantu bose amahoro. Reka ngubwire ngo ngera usabe Imana imbaraga, usabe kugwiza imbaraga. Yohana we yakuriye mu butayu kubera ko yarazi icyo ategereje, kubera ko yarazi neza ko imbere gato hari ikizabona. Arakomeza gwiza imbaraga, ababarira mu butayu, akomerekera mu butayu. Reka ngubwire ngo Yesu akugirire neza. Yesu akwambitse topestara bonesire sinima elewa zo pastara bonesire. Reka ngubwire ngo hari umunsi w'urubanza. Ese uvuye mu mubiri ntabwo wakwirata imbaraga z'amafaranga, ntabwo wakwirata imbaraga z'ubutunzi. Hari aho utanarenga, ariko imbaraga z'umutima we hari aho zikwambutsa, hari aho zikurenza. Imana ikugirire neza cyane kuba warasenze ukaririmba ndetse ukanahanura. Yesu agufashe cyane, ndetse ubyizereye mukora ibyiza. Yesu yemera, aho hari aho bizagutambutsa. Amen. Yesu akugirire neza. Amen. Ariko amen. Amen. Yesu agufashe cyane. Ese urafite imbaraga z'umutima? Ese urafite imbaraga z'umutima? Yesu akugwanirire, Yesu akube hafi. Wongera ubwira Imana ngo Mana, ndashaka imbaraga z'umutima, naracogoye, narananiwe. Yesu akugirire neza. Usaba imbaraga z'umutima. Topesta
pastala bonesire sinima elewa zo pastala bonesi. Warunaniwe imbaraga z'umutima ntazo, ariko uyu munsi Yesu yongera abane nawe, wongera usaba imbaraga z'umutima, wongera wiyegereza uyu mwami. Benshi ubwo bacogo, benshi bakaba bananiwe, bakavuga ngo insengero barazifunze, urusengero rwa mbere n'urwo mu mutima, wiza imbaraga z'umutima. Yewe ukaba uri umuyobozi, ukaba uri umupasiteri, ukaba uri umuririmbyi, ariko ufite imbaraga zo mu bapfumu, ufite imbaraga z'uburozi. Ibyo Yesu yarabibonye, arabyitegereza, abona ibyo bidakwiriye, abona ukwiriye gushaka imbaraga z'umutima. Amina. Igihe kirageze Imana ikaza guhemba no kugira gute no guhana. Ongera utekereze neza, uvuge ngo mbese ndamutse mvuye mu mubiri, ese byangendekera gute? Yego. Ese ndamutse mvuye mu mubiri byagenda gute? Ese nagira iherezo ryiza? Saba imbaraga z'umutima. Birashoboka ko hari abantu bakubabaje, birashoboka ko hari abantu bakunanije, ariko ijambo rivuze iki? Ijambo ry'Imana riravuze ngo saba imbaraga z'umutima, wongera usenge, wongera winginga Imana. Abantu baracogoye, abantu bananiriwe mu rusengero, abantu barasinziriye, ariko Yesu araje. Umunsi utazi nanjye ntazi, Yesu araje, aje kukubaza ibyo yaguhaye. Imana ikugirire neza. Yesu aje kukubaza ibyo yagize gute, ibyo yaguhaye. Yes. To pastala bone sines inima hele wazo pastala bone to pene fosa sedove. Ikibabaje ni kimwe nuko yakuzaniye ibyo kurya ariko ukaba utarimo kubirya. Reka ngubwire, Mana yambwiye ngo haragowe abafarisayo, haragowe abaci abafarisayo, ngo bicare bazi neza ko bicaye hejuru y'iki y'umuriro. Mwebwe mubasha kwikoreza abandi umutwaro, ariko mwebwe mutazi kugira gute kuwikorera. Mufite ikibazo, Imana ibagirire neza. Yesu abambika imbaraga, ariko kandi Yesu muri iyi minsi arimo arahamagara abantu, arimo kongera kubahamagara. Arakubwiye ngo ongera wakira amahirwe ya kabiri, ongera wakira amahirwe ya kabiri, kuko niba guhaye amahirwe ya kabiri ukanga kuyakira, imvura izagwa ntabwo izagira gute, ntabwo izagusiga. Kandi reka ngubwire ngo hari imvura igiye kuzagwa. N'ubushize narabitambukije ku manzi, hari imvura igiye kuzagwa. Iyo mvura izanyagira abantu benshi. Abantu benshi bajya bavuga ngo mbese iyo mvura ni iyihe? Birashoboka ko n'uyu munsi waburi imvura iri kukunyagira. Hari imvura y'ibigeragezo, hari imvura yo kuburara, yo kwambara ubusa, ariko hari n'indi. Bantu muriraye, muradamaraye, bantu muradamaraye, abantu murasinziriye. Reka mbabwire ngo nimugwize imbaraga z'umutima, mubwire Imana ngo Mana nanjye ndashaka kugwiza imbaraga z'umutima. Yesu agufashe cyane. Hari igihe shitana gutambika akantu, ariko ntakwereke ingaruka uzagira gute, uzahura nazo. To kestala bonesire sinima elewa zo pastala bonesire to pestance. Yesu shitana akagushuka ngo aje gusambana, ariko ntakwereke ingaruka uzahura nazo zo gutwita, ejo ukaba ufite ikibazo. Shitana akagushuka akakubwira ngo genda kuroga, nyamara waje kuroga ugasanga baragufashe. Ntabwo yakweretse ingaruka uzagira gute, uzahura nazo. Rire neza. Mana yambwiye ngo mbwire uyu muntu ugiye kuzaburana amahugu ku kibazo cy'umurima, uri munyanganya abandi. Imana yambwiye ngo nubwo uzaburana ariko ntuzatsinda. Kubera iki? Uzi neza ko ari amahugu, uzi neza ko ari